niyo murebye ndavuga nti Imana yakuba tubyumvikaneho n'Uwiteka hari ibihamya bigaragaza ko Imana igira neza. Amen. Imana igira neza. Imana iragira neza. Imana irataba. Imana ni magari. Haleluya. Reka rero mubwire mwene da ukuboko kw'Imana ntabwo kwaheze. Ntabwo kwaheze. Bunzi b'Umuhamya TV twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu aho muri hose abari mu Rwanda abari hanze abadiaspora bacu bakunda kudukurikirana kandi turabona ibitekerezo byanyu turabona inkunga yanyu Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi nkuko rero mubimenyereye Umuhamya TV tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana nge mwumva ijwi ryanjye ni umunyamakuru mukunda umusesenguzi Emmy hanyuma kandi kuri kamera turi kumwe na Hori ni uri kutugezaho aya mashusho hanyuma imbere yanyu kandi ku mashusho muri kubona turi kumwe n'abakozi b'Imana kuko twagize umugisha wo kubakira ni umugabo n'undi mubyeyi hanyuma baratwibwira tubone kubaha ikaze ku Muhamya TV karibu bakozi b'Imana kampere hirya yanjye ni ibumoso bwanjye murakoze ko duha ikaze ku Muhamya TV amazina nitwa Nsenyumva Janvier ndo umugabo ndubatse byaye kabiri ku Muhamya TV nagaru bwa mbere Imana ibaho umugisha amen Janvier uraho turashima Imana urakomeye kubera Imana turaho tunejejwe n'Imana kongera kukubona Uka cyagiye utubwira ijambo ngo Imana yongere itwubake kandi hari abantu Imana yubatse koko ariko nawe ndabona ukuntu wambaye ndabona nayo Imana yarakubatse kubera Imana Imana ihabwe icyubahiro amen ya hirya yawe gato hari mushiki wacu nawe ndabona ari guseka nawe afite ibihamya by'iby'Imana yakoze uraho neza muraho Yesu ashimwe cyane na amahoro ngewe turaziranye ariko kandi reka wibwire abadukurikiye hano ku Muhamya TV nabo bakumenye Yesu nashimwe haleluya nitwa Uwera Solange umudamu tumutware n'abana bane izina ry'umugisha ni Mama Bonheur Yesu duhana umugisha amen umugisha Bonheur Imana imuha umugisha Imana mwese baho umugisha bakunze Umuhamya TV munyemerere aba bantu bafite ibintu Imana bikoreye hari agaseto bikoreye bakadupfundira munyemerere tubaha ikaze Umuhamya TV karibu bakozi b'Imana ntabwo nzi ibyo mutubwira ariko abadukurikiye aba mu Rwanda abadiaspora badukurikiranye nonaha hari ikintu biteze kutwo mutubwira karibu bakozi b'Imana Imana y'amahoro amen reka tubanze dusenge Imana hanyuma Imana turagushimiye mu izina rya Yesu tugushimiye imbabazi zawe ndetse n'ubuntu bwawe turagushimiye uburinzi bwawe turagushimiye urukundo dukunda mwana habwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu kandi uyu mwanya turasabye kugira ngo imbaraga zawe zigaragare twakire mushiki wacu nyine twumva ijambo ry'Imana Solange karibu n'ijambo ry'Imana haleluya haleluya kozi b'Imana badukurikiye mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye dufite ijambo ry'Imana riri ku mutima wacu dushaka gufatanya namwe kuganira kuko hari iby'Imana yakoze hari imbaraga z'Imana hari amaboko akomeye twabonye y'Imana twifuje kuganira namwe ku by'imbaraga Imana yakoze haleluya dufite ibihamya birenze kimwe muri ibyo bageze aririmba aravuga ngo dufite ibihamya birenze kimwe birenze bibiri ariko ngewe iyo nkuruye haleluya haleluya sanga birenze 20 bigaragaza iby'Imana yakoze reka dusome ni Yesaya muhanuzi Yesaya ibice 59 ku murongo waho wa mbere wonyine Yesaya ibice 59 ku murongo waho wa mbere haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva amen haleluya amen reka dusubiremo ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwapfuye ngo ananirwe gukiza kandi n'ugutwi kwe haleluya n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva
Imana ishimwe Amen. Imana ishimwe Amen. Prophet Yeah. ugutwi k'Uwiteka kuracyumva ariko iri jambo ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Haleluya. Hari amaboko y'Imana. Ndagira ngo uvuge ku maboko y'Imana. Ndafashe. Imana ifite amaboko magari. Amina. Imana ifite amaboko magari. Amina. Imana irenze uko abantu bayitekereza. Amaboko y'Imana ni magari. Amen. Aho bigeze muri iyi minsi numva nabwira abantu ntabwo bigezweho cyane ko tuvuga ibyo yakoreye Abisiraheli. Oya natwe hari ibyo Imana yakoze. Nanjye mu mabonere ibyo Imana yakoze. Hari amaboko magari nabonye ku Mana. Hari igihe nanjye njya nkunda kubivuga, hari igihe tukavuga ibyo Imana yakoze yakoreye Abisiraheli, tukavuga ibyo Yesu yakoze ku kidendezi wa murwayi maze imyaka 38, tukavuga ukuntu Yesu yazuye umwana wa Yayiro. Yesu yakoze ibitangaza 35, tukavuga ibyo bitangaza, ariko natwe tukwiye tukavuga ibyo Yesu yadukoreye, kandi nawe uri ubuhamya bw'ibyo Imana yagukoreye. Haleluya. Nanjye hari ibyo Imana yankoreye. Nanjye ndi umuhamya. Banyarwanda mutwumva namwe mufite ibyo Imana yabakoreye. Dukwiye kuvuga n'ibyo Imana natwe yadukoreye. Niyo mpamvu tuje hano kuri Umuhamya TV kugira ngo tubabwire amaboko y'Imana. Komeza. Ni magari. Hari ikintu Imana yankoreye. Amen. Ntabwo nakigira ibanga. Iyo turimo tuvuga ibintu Imana yadukoreye, abenshi baraduhugura. Ariko nubwo wampugura, ariko nawe bajya bakugeraho. Ariko Solange nukabivuge, ariko nukavuge iby'Imana. Ngo nukwimena inda. Dukwiye kuvuga imirimo y'Imana. Dukwiriye kuyivuga. Amen. Niba ari ukwimena inda turamaze, ngo ngewe nzayimena izashwanyuka. Ariko mvuga imbaraga z'Imana. Mvuga iby'imbaraga ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Ariko hari ikintu cy'inkomeza. Aryo cy'inkomeza nkabitekereza nkumva ni binini, nkabitekereza nkumva ni bigari. Amen. Ariko kuki dukwiye kuvuga iby'Imana dukora ubundi nukugira ngo nabihebye bari muri bya bihe wari urimo, kugira ngo nabo bize bavuga ngo Imana yatabaye Solange, Imana yatabaye Janvier, Imana yatabaye runaka, iracyakora, kugira ngo nawe agire kwizera. Komeza. Rero ngiye hari kimwe cy'imbere gitsika mutima nubwo ari byinshi, ariko reka mvuge kimwe. Buriya narakana kagakobwa urabibona nawe nyine ko ndakayumba rwose mu myaka yanjye mikeya 19 kubera ubupfubyi nari nzamukiyemo igihe cya vacancy cyo muri vacancy ntari kwiga njya gushaka akazi ahantu mu kabari. Ndavuga ni ubuzima buranze, imibereho iranze, reka njye gushaka akazi mu kabari. Nshaka akazi muri quartier mbi, kazi yo mu Migina. Ndahazi Iremera mu Migina. Mukaba ndahazi mu Migina hari ndahareba. Ndacuruza ku mugaragaro. Ndagiye nsabye akazi. Umubyeyi wari uhari cyo kora yambereye umubyeyi mwiza. Musaba akazi arakampara ambwira tuzajya seriva nyine abakiriya nukutsindira byeri fanta, anyereka ibiciro by'inzoga ndabikora. Ariko ukuboko k'Uwiteka kwabanye nanjye. Haleluya. Kubana nawe no mu kabari. Uziko ukuboko k'Uwiteka kubana n'umuntu utaranakizwa. Gwe rwose kugakomeza kukamurinda. Mana dufite ibihamya. Mpageze ikintu cyantangaje cyo kinkomeza kumva nkunze Imana cyane, kumva Imana n'ingari, kumva Imana ifite ibihamya byinshi ibikeneye ku muntu kugira ngo abone neza ko Imana ikora. Mageze ndakoze nari nifitiye courage nyine nkeneye amafaranga yo muri vacancy ngo mbone uko mbaho, twari imfubyi z'ibana. Ndakoze icyumweru cya mbere, mu cyumweru cya kabiri hakuze uyu musore. Araje arandebye uko mfundura amacupa, araje arandebye uko ndimo nkatakataho, iyo ndimo nkora nkunda kugira courage mu kazi ndimo nkora, uko nkatakata arandebye arampamagara, araje nambwira ati witwa ndi? Nitwa Solange. Tiko nagukunze. Nubwo wankunze rero kugira ngo nsambanye harundi rukundo ufite. Abagabo mugira urundi rukundo ruye. Ubwo kugira ngo ndyamane nawe. Ngiye nabwo naje kuryamana n'abagabo hano. Naje gushaka amafaranga ngo mbone imibereho. Ati reka da tuzikunda nabakunze. Ndashaka kujyana mu rugo akugira umugore. Urumva
urumva imbaraga z'Imana ubonye umuntu bwa mbere umubonye mu kabari ariho aracuruza byeri ngo ndashaka kuza kujyana mu rugo nko kugira umugore ndababwira nti none se ubu urambonye nikatakatira ushaka kungira umugore maze ngira ngo biroroshye ndamubwira nti okay ntiburanti nzabitekerezaho ati rero ejo nzaza umpa igisubizo ntiryari atejo umugabo wa hafi nyine nabonaga asa nkaho ari inshuti yanjye ndamubwira nti urebe uriya mugabo mwitegereze hanyuma ndaza kukubwira aramwitegereza aramureba maze kumwitegereza agenda amubwira nta muntu yambwiye ngo arashaka ko tubana ati none se ariko rero ukimbwira ngo mwitegereze namwitegereje namurebye uko yinjiye uko yasohotse ati namuherekeje uko yinjiye mu modoka uko yagiye byose namwitegereje asanze yavamo umugabo dufite ibihamya bigaragaza ko Imana irakora ariko uri kumva Imana ndabyumva Imana irakora mu kabari hitwa INDA gutumubona gahita umuntu wakubera mama w'abana mama w'abana imyaka 10 irashize bari umuntu ufite urugo rutuje ni uwo niwo mwaje kubana kandi koko ubu niwo muri kumwe wiki uwo nyine dufite Imana ikomeye yaba nayivanye mu rusengero naho nyine irakomeje nawari hano nabivuga urumva arabisi umugore ndamubwira se ushaka umugore mu buhe buryo ati nyine ati nagukunze kandi nshaka ko tuzabana hanyuma se ubu ngewe singira famiye nta miryango ngira wajye bashaka abana bafite base n'abana imiryango ikomeye bafite banyirasenge na banyina wabo bafite base wabo bafite basaza babo nyine bafite imiryango akaba ari ujye gushakira umugore ati none se kari wowe nakunze ndabwira nti ubu utari kuntesha igihe ko nta mwanya wo guta igihe wari babariye ngewe cyambere ntabwo uzanshobora icyambere je narireze nirera kuva ku myaka 10 uzakira mu rugo nshobore iyo nekereje kujya mu mujyi ndakaraba nkajyayo natekereje kujya Igisenyi mfite tikingezayo nkajya Igisenyi mbyutse ntigeze ndarana ku Gicyangugu mu gitondo nkabona gahunda zinjyana Cyangugu shyiramo akajipo nkajya Cyangugu umugore nkuzamushobora sinzashobora kugusaba uruhushya ntabwo nzashobora kuvuga murabona rwose mu mbabarire ngiye ndashaka ko mu ruhushya mu cyumweru gitanzakora ibi uwo mugore urumva uzamushobora ngiye nyemerera urukundo nzabishobora ni ntago wabishobora ngewe nararakaye narihumuriye narababaye numva narariwe mbabarira ushaka umwana w'umukobwa watuje hariya mu rupangu wabonye nyina akamuhakeya akamuhana akamubwira neza rwose genda bashake barahari ngewe mfite ibikomere bivirirana ntago bikomere bitanyemerera kwicarana n'umuntu ngo mwinginge ngo musabe uruhushya ninginge ntabwo nabibasha ariko se wowe nyemerera ko wambera umugore ibindi byihorera nikuzindi defo mfite sinzakubwira yuko nkeneye umwenda kuko maze igihe kinini nta muntu umbwira ko nambaye ubusa icyane ntabwo nzakubwira ko nshonje nutibwiriza ngo usigarasiyo nzakwihorera urumva ndi umuntu wo gushyira mu rugo wakwigendera ukishakira umwana kuko ko bahari base watse nka kurangira wowe nyemerera gusa ariko reka mubwire haleluya amen Imana yari yaje kutwe kw'Imana ko ari kwanyumvise ndabivuze nimanukira ntaha ndimo manuka mu magambo nasenga abasobanura iki kintu harimo nsenga nigendera mbwira Imana unshigikiye ungiriye neza nahindukamo umugore mwiza nahindukamo umugore w'umukozi wawe Mana navuga amaboko yawe magari navuga imirimo yawe ubikoze gusa ngongera nkavuga ariko se byaca he byaca he ninde se ubundi wandanga ninde sunzi ko ntari mwiza se ninde wandeba akabona arankunze ku buryo yavuga ngo uyu mukobwa ndamukunze kamutwara numvaga nta hantu byanyura ariko ugutwi kuwiteka kwari kurimo kumva Mana ishimwe Imana ishimwe kuwiteka kwarimo kubyumva Imana irimo ibyumva Imana arimo ibyumva naratangaye Imana ubwira ni mugoroba bugacya mu gitondo iza dufite Imana yumva
nubona Imana yatinze ku buzima bwawe hari abandi yatebutse iriya korali Jehova ire yararimbye iravuga ngo ishobora gutinda cyangwa nibwo bumana bwayo Imana nitinda ku buzima bwawe gwese ngira ikintu ukabona kimaze imyaka myinshi ntuzagira ngo Imana yacu ndikora ntazagira ngo ntiyumvishije ntuzagira ngo Imana yacu ntabwo yumva ishobora gutinda ifite impamvu ishobora gutinda ariko byibuka Yesu yatinze kuza kwa Lazaro baramushyingura Lazaro barashyingura ariko afite impamvu kugira ngo azahagere bamenye ko Yesu ashobora byose ubundi yari asanzwe azura abo batarashyingura akabataya we yaragishyushye azuye umwana wa Yayiro agishyushye bagashyira muri logique abantu bashyira muri logique Yesu akabangureka ntine nzaze kwa Solange mbikore ibintu byaranutse ibintu byarakomeye kugira ngo bamenye ko nshobora byose Yesu yahageze rero bari mu kiriyo ku kiriyo Yesu ngo ahagere aravati munyereka hari nuko agira ngo komeze arya tinda agira ngo azaza kuri bintu Imana hari igihe itinda igira ngo izaza yemeza abatemera bemera ariko nanone hari igihe Imana itebuka kugira ngo ibintu byayo bifatike yego nanone ishobora kuza ibango itebutse cyangwa nibwo bumana bwayo icyo dupfa ku Imana hari ibihamya by'uko ikora birahari amen ishobora gutebuka ku byanjye igatinda ku byawe ariko hari ibihamya by'uko Imana yacu igira neza amen Mana ishimwe amen ugutwi kw'Imana kugeze gupfa ntabwo kwapfuye gwinanirwe ko oya Imana yisenze irumva amen Imana iyo uyibwiye irumva iyo ugenda mu nzira uvuga ubwira Imana irumva haleluya amen Imana iratwegereye kurusha uko iyi myambaro ukuntu ushaka agashati kamfasha Imana itwegereye kurenza uko imyambaro itwegereye niyo mpamvu iyo turimo tugenda tuyibwira dusenga tuyibwira wajya mu butayu wajya mu buvumo wasengera mu rusengero wajya mbere y'igitanda wagenda mu muhanda wakora ubutayu mu gipangu cyawe Imana irumva Imana irumva Imana ifite ugutwi kumva dufite ibihamya by'uko yumva amen Imana ibikubakiye urugo ibinyubakiye urugo yo kabyara Imana ikubakira urugo imfubyi itagira shinge na rugero hepfo no haruguru komeza tubwira amaboko y'Imana kuko ubuzima bwawe amaboko y'Imana ni magari urugo rugezemo kibabuye narugezemo ndavuga nise kuko Imana irabikoze gusa ahantu nabaye nkurangariraho yarambwiye ati rero ati nzagusaba ngukwe hanyuma dukora ubukwe ntego Mana Isiraheli ese twavuganye ejo urukundo ku munsi wa kabiri ngo uzasaba ukwe ngo duhamagara imiryango nta miryango gengira mpamagara ntabwo nakubwiye ngo ujye gushaka abantu bafite imiryango nabikubwiye kare unyihorere ujye gushaka abantu bazahamagara iyo miryango giye niba ushaka iby'ubukwe ntabwo mpari giye ushaka umukobwa ufite umwanya wo kujya gukora ubukwe none se ushaka ko tubigenza gute ngewe ntawe mbwira ubukwe nta n'uwabunkorera nta nubwo nabona uwo mbwira nta nubwo nabona ugembarira ntabyo navamo ufite inkwano z'impengeye nawe tuzikomezanye ati ngenda zifite none se ni rwose ngenda umva nta bantu mfite nabwira ubu kandi numvaga ntabahari ngira okay ngewe nagukunze nta wundi mukobwa mfite gushaka niba wumva udafite gahunda yuko dukora ubukwe ubwo noneho genda urebe inshuti zawe zibwire hari inshuti se basi ufite ndazifite mfite umukobwa w'inshuti yanjye ni nka 3 n'abandi twigana nababwira ko rwose mfite ubukwe nta kibazo urabyemeye tugenda ubabwe no ku gatanu tuzaza hano ubwo turi ku wa gatatu umuntu yaje yambonye ku wa mbere ku wa kabiri ambwiye ko ashaka ko tubana ku wa gatatu arambwiye ati ku wa gatandatu tuzaza ndagiye narebye nka 3 ndabwande rero yambwiye iby'ubukwe ariko iby'ubukwe sinanabivamo ubwo basabira hise se nabwira ndi se nda wavuga imbya numvaga muri make ntabo nico kirere narindi bo muri ico gihe tugo gatandatu tuzaza ngira ngo ni imikino ndagenda babwira nawe abwiye abandi arabegeranije ku gatandatu ndagenda ndishingira muri make ngezeyo ndavuga nti Mana se ni wowe muri make ntabwo natekerezaga ibyo nabwiye Imana navuze se Imana ni wowe si ibi bintu nagiye mvuga ko nagiye nekereza nti reka ngende nka nyuma y'ukwezi wenda nibyanga
nzigarukira mu rugo n'ubundi nari nibeshejeho kamatera kanjye nari mfite ndagasiga mu rugo nari naraguze utuntu tw'udukoresho nyine nari nifitiye aho nusiga mu rugo ndavuga nti nshobora kuzagaruka nyuma yuko nagiye nzi ko nzagaruka kwezi gushize mbona ni ikibasumba mbona birarashize mbona navuga busa nawe atatarashize umwaka urashira ubona birakunze umwaka urashize mbona ndabyaye ibiri rashize ntego kunzi ko bya bintu byemeye uziko ntazasubira ine bari Imana yampaye umugabo ariko ubwo byari ubwoba bitewe n'ibikomere n'ubuzima waciyemo iri hahamuka uvuga ati ubwo ndagiye ariko se ndagiye ariko nzahita ngaruka ubona umwaka bireme bano wa kabiri urashize urabyara bireme bone byemeye ntego Mana ntiwambwa ntugeze mbwira ko tugomba gukora ubukwe ati cyane ati wabwanze se nteoya none wara tugomba gukora ubukwe ati noneho se ubonye abantu bazakwambarira wabonye abazakuvugira ijambo noneho ubonye abantu ndababonye undi ni wowe wanze ubukwe okay noneho ambwiye ati kabisa turi bugende dukora ubukwe aho noneho two twatangiye no kwinjira mu byo gusenga ari ibintu by'Imana nari gusenga Imana ntangira kujya gusenga mbwira Imana nti Mana urumva Mana urakora Mana byaremeye Mana byarakunze Mana ndabona ntacyo bitwaye ndimo ngenda mbwira Imana ntuzi ko bya bintu wabyumvishije nsenga muri make ngenda nazamutse mu gusenga ndimo mbona imirimo y'Imana amen ndabwira nti noneho rero dukora ubukwe ati nta kibazo ati nzajya kugusaba ndamubwira nti rwose yego nzagukwa nta kibazo tuzajya mu rukiko ntari dusezerane mu rusengero nta kibazo tuba turabikoze mujya mu rusengero murasezerana turasaba turakwa ariko tujya mu rusengero ibintu byose birakorwa kandi ibintu byose bigenda neza amen sinakubwira ngo tubwime ndanda urayambaye iyi nyambaye kubera Imana kubera Uwiteka umva ntabwo gutwi k'Uwiteka kugeza haleluya ntabwo kwigize gupfa haleluya haleluya amen Imana ni Imana yumva amen kandi ni Imana ikora ibintu birembe kugeza na n'ubu biracyemye n'ubu uracyari mu rugo rwawe Imana ihabwa icyubahiro iyo ni amaboko y'Imana imirimo y'Imana Imana yagiye ikora turagira ngo tubwire umuntu uduteze amatwi hari igihe umuntu aba mu bihe akaba mu buzima akabona nta cyerekezo akumva gupfa nicyo kiza kuri we ariko Imana irakora yatabaye Solange ari imfubyi Imana ikamwubakira urugo uyu munsi akaba ari umubyeyi uko ufite abana beza afite umutware Imana yaramwubakira urugo akorera Imana nawe Imana igufite umugambi ukomeye amaboko y'Imana aracyakora hari igihe umuntu aba yumva yebye akumva birarangiye akumva ubuzima burarangiye ariko reka tumubwire ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kandi ugihumeka biracyashoboka ugifite agakuku kigahumeka batarakujyana rusororo Imana iracyafite umugambi ku buzima bwawe biracyakunda biracyashoboka nawe wakwitwa mama w'abana nawe wagira akazi nawe Imana guhindura amateka uri imfubyi urabona ntacyo ariko hari amaboko y'Imana ku buzima bwawe arahari y'Imana yahindura amateka Mana yanjye Imana ikakugirira neza Imana y'amahoro tugira neza twagiye tubona amaboko y'Imana twabonye Imana itwubakira ngewe nubaka urugo bampaye iminsi 3 barambwira ngo urugo rwawe ruzaba rusenyutse iminsi 3 kuko bararebye bati yes urabukoze ariko nabwo nagiye kubukora abantu bambwira barampuguye ngewe nigize nicazwa muri biro kusengero muri biro umuntu kose arampugura arambwira ati Janvier ugiye gukora ubukwe none se urabona bizemera ntibizemera ufite ikisi mfite Imana ishobora byose yego kandi bari banze rega rye batuvuga ibyo baturebaho nibavuga ko wambara ipantaro imwe ntukarakare kuko ariyo wambara barambwira ati se wowe wirirwa ubungana Bibiliya nicyo bari banziho urabona wakubaka urugo ahita ntuma n'urugero none se nari n'umuyobozi w'urubyiruko none se mu bantu uyobora urubyiruko ni harimo abasore ubona bafite n'amazu n'iki bameze bafite n'akazi urabona barakoze ubukwe ndamubwira nti njyewe hari icyo Imana yavuganye nanjye Imana inkorera ubukwe Imana iranshyigikira nkora ubukwe
hanyuma maze kubukora barambwira turimo dusoza ubukwe umuntu araza arambwira ati mva wowe nkuhaye iminsi 3 ruzaba rutakiriho uzi impamvu yarimo ambwira ati ntuzabona ukugura niwagaburira umugore niwagurira umugore igitenge umva arambwira ngo iminsi 3 ruzaba rusenyutse ariko Imana twizera hari umuririmbyi w'109 yaririmbye aravuga ngo niseguye amaboko yawe Yesu reka mabwire hari igihe amaboko y'abantu wayisegura ejo bakayakuraho ariko amaboko y'Imana twiseguye amaboko y'Imana korari Jehova ire yararirimbye ndyamye mu mahoro niyoroshe imbabazi urukundo rwe nirwo rungose ukuboko kw'ibumoso kuranseguye ukw'iburyo kuramfasha reka mabwire hari igihe amaboko y'abantu yakurekura ariko y'Imana bakakujugunya mu maboko y'Imana hari amaboko y'abantu aturejeta ari hagaduta mu mugambi w'Imana Imana tugire neza arambwira ngo ruzaba rusenyutse ariko ndashimira yera ndashimira ivugana n'abera ndashimira iyo dusenga ko ari Imana ihindura amateka baguha iminsi ikaguha amezi baguha amezi ikaguha imyaka baguha umwaka ikaguha imyaka mu minsi 3 bampaye ubu tumaranye imyaka 14 Mana ishimwe bari barampaye iminsi 3 twabonye amaboko y'Imana amaboko y'Imana twarayabonye twabonye Imana ikora twabonye Imana ikiza twabonye Imana ihindura amateka Imana tugire neza turagira ngo duhumurize uyu waruduteza amatwi yo byananiye abantu ariko ntibyananiye Imana byananiye imiryango ariko ntabwo byigize binanira Imana byananiye diplome ariko ntibyigize binanira Imana byananiye ubushobozi bw'abantu ariko ntibyananiye Uwiteka aho abantu bananiwe niho Imana ije gukora aho abantu ubwenge bw'abantu bunaniriwe niho Imana ije gukora igitangaza hera tekisela Dibi consovad dena pank awadira nabonye Imana Solange nabonye Imana ikiza cancer nabonye Imana ikiza diabete nabonye Imana ikiza hepatitis nabonye Imana ikiza sida narayibonye nabonye Imana itanga urubyaro ntabwo nzibagirwa inyakarambi iburasirazuba hasi kuri ADPR Imana imishura umukecuru ufite inda y'imyaka 20 ibyo ni ibintu mvuga the coward be mu giterane twari dufite kugeza kwa gatanu ku cyumweru Imana inyereka ku mukecuru irambye ngo afite inda y'imyaka 20 ndamuhamagara ni mukecuru sinari muzi hari abantu benshi cyane nubwo ni Imana irambwira ngo ufite inda y'imyaka 20 mukecuru amera nk'uguye muri koma kwa kuninda hari ukuntu bayiroga ikaguma mu nda mukecuru amera nk'uguye muri koma arambwa ati mwana we ati nagibutse koko atayiwe ati umugabo wa mbere ni wayintera arapfa nshaka kuwa kabiri ndamubwira mama ceceka wagiye Tanzania wagiye mu bapfumu waragerageje byarananiranye numva uko Uwiteka mbwira ngwino upfukama hangaho wihane araza arapfukama agipfukama nkintanya kumusengera ijwi rirambwira ngo nimubwire ngo ugiye kubyara umwana muzima w'umuhungu kandi uyu munsi ni ku cyumweru ntabwo uzarenza ku cyumweru utaramubyara aba twari kumwe hari abakozi Imana twaturi kumwe nubu abazabyo bazabyumva baramuguye maze kumubwira ndamubwira ni imbwiye ko ugiye kubyara umwana muzima w'umuhungu kandi uyu munsi ni ku cyumweru ntabwo uzarenza ku cyumweru utaramubyara dushoje ku mugoroba banjyana ku ruhande bambwira ati mukozi w'Imana Imana ko yakoze ibitangaza twasengeye abasazi abarwayi burushwe Imana twakoze umurimo w'Imana ibintu wavuze urabona bizakunda ni ibiki kandi kumbi iyo uri mu mwuka hari ibyo ubu murindi juru mu kindi kirere abanyamubiri rero bo ntago bashobora kubyumva nge kumbi ndi mu mbaraga z'Imana mu buhanuzi ndamubwira ni nje niko Imana imbwiye abandi baguye barambwira ati Janvier uduteje abantu ubwira umukecuru ngo azabyara inda y'imyaka 20 natabyara Janvier barambwira ati se none se ahubwo basi iyo bimubwira ukicecekera kuki wakizeho iminsi ukamubwira ngo uyu munsi turi ku cyumweru ntabwo bizarenza ku kindi cyumweru atarabyara iyo umureka bakazategereza bagategereza nyine none ubishyize ubu bagiye gutangira ababare batekereza ndababwira ariko Beneda kumbi nicyo cyabateye ubwoba barambwira ati nicyo nyine
none se tuza hano nari mpazi ati hoya si pastor waje atuyobora ku telefone ati kandi ko byari bimeze none se mukecuru nari muzi ati baravuga ati ntago wari umuzi aha none se nari kubwirwa n'iki ko afite imyaka 20 ntabyo ari kumenya iyo arimbwiye rero iyo bimpishuriye ni nayo izabikora ndajya nkubwire ngo umva nshuti yanjye iyo bivuganye na iyo bikubwiye ni nayo izabikora ifite n'inzira izabicishamo yakubwiye urubyaro ni izabikora yakubwiye akazi yakubwiye urugo yakubwiye kubyara yakubwiye akazi umva nizanabyikorera ikibazo cy'abantu Imana ivuze ngo yes babireba mu bivuze bakanabirebera mu gihe dore Sara Imana imubwiye kubyara umwana ahita bari imyaka ariko mwagiye mufata ikimana ikubwiye kandi umva imubwiye kubyara wahise areba ko yacuze ngo sinkijyana ngo byararangiye aho rero byarangiye niho Imana ikora aho nyine byananiranye niho Imana nicyo kiyigira Imana nuko ikora ibyananiye abantu nuko ikora ibyananiye Muyomba ikora ibyananiye Shanga ikora ibyananiye imiryango nicyo kiyigira Imana iri hejuru ya byose ishobora byose niyo yamanitse ikirera niyo ndagira ngo dusoze uwo mukecuru ariko ndashimira Imana mfasha duhereze Imana icyubahiro Imana yacu irakora abo bantu tuvaye kuwa mbere turatashe tugeze i Kigali kuwa kane turimo dusenga twari turi ahantu turimo dusenga turi kumwe n'abo bakozi b'Imana ko yari groupe twakunda gukorana umurimo w'Imana bamwe n'abayobozi barakomeye umunsi bakorera Imana rwose hanyuma turimo dusenga pasiteri hamwe twagiye arampamagara arambwira ati mukozi Imana Janvier ntiye go pastor ati ni pasiteri ntinabibonye ati ndagira nkubwire ngo ubu ndi centre de santé wa mukecuru abyaye umwana muzima w'umuhungu nk'uko Imana yabikubwiye nahise mfukama hasi ncecekesha abandi bose nabwo ni muceceka mwese ndagira nkubwire ngo Imana igiye gukora ikintu kituma gicecekesha abadayimoni bamaze imisi bagusakuriza dufite Imana ikora Imana irakora barambwira ngo kuducecekesheje ndababwira nti dore uyu mitashyiraho parire muri telefone ni dore nimwumve pasteur ni wa mukecuru arabyaye pasteur babyumvishije bikubita hasi bavuga ati Imana yateye ubwoba noneho ndimo nsoza ugira ngo se pasiteri abagiye kubyara bose abakristo bo kugira ngo arabaherekeza n'uwo mubyeyi nta nubwo yari umukristo we kuko yari yaje muri iki giterane harimo abantu benshi cyane badasenga bakirijwe aho uwo mukecuru nawe yahise akirizwa aho ngaho ntabwo abakristo ba pasiteri bose abaherekeza bagiye kubyara wanasanga n'umugore atamuherekeza kubera inshingano z'umurimo w'Imana akavuga ati genda ubyare niko bimeze ku bantu dukorera Imana tumeze nk'abasirikare nanjye hari ajya kubyara njye nagiye ku murimo w'Imana urumva hanyuma rero ntago pasiteri aherekeza abakristo be bajya kubyara kuki yaherekeje kugira ngo arebe igitangaza Imana yavukiye aho hantu ahayoboye ko kiba areba abo umuhamya pasiteri abo umuhamya ndagira nkubwire ngo harabagiye kuguherekeza kugira ngo barebe ibyo Imana yavuze ko ari byo bisohora bagiye kuguherekeza ugiye kwambara agatimba nawe baguherekeza mpaka winjire mu nzu yawe mwavuze ngo amen kandi ababirwanisha nibo bazakubera nibo bazatanga ubuhamya ndashimira Imana iyi Imana ikoze igitangaza ababirwanyije abakuvugaga bahindura amagambo akaba aribo bagenda bahamya ibyo Imana yakoze bakabati Solange ibintu Imana yamugukoreye Janvier ibintu Imana yamukoreye mwene data udukamera ibyo Imana yamukoreye ibyo Imana yamukorera mubye mbese akaba aribo bagenda batanga ubuhamya reka dusenga Imana twari ku ijambo rivuga ngo Yesaya 59 dore ukuboko k'Uwiteka Imana igize ibwira Mose yaragiye gusaba abisirayeli bari bateye akavuyo bari bati turashaka inyama Mose arareba aravuga ati se aba bana ibihumbi n'ibihumbi ndazivana nta busheri zira nta nkoko nta hene nta ndakuraho inyama muri ubu butayu ngo ajye imbere y'Imana ariko mwajye mujya imbere y'Imana abantu nibavuga ujye imbere y'Imana uko mwavuze ngo amen ndafashe hano Penina yaravuga akajya imbere y'Imana kagishira akajya imbere y'Imana Mose ajya imbere y'Imana aravuga ngo dore abisirayeli barashaka inyama
Imana iramubwira ngo manuka genda inyama ejo ndaziba. Mose ahita agira ikibazo. Nuko rero abantu rero ariko Mose aravuga ati abantu bari haranyoboye inyama uraza kuzikuraho wite umva nawe. Imana amubwira ngo Mose we amaboko yanjye akubereye magufi. Uraza kubona amaboko yanjye. Ndagira ngo mbwire aba bantu batuteze amatwi ko amaboko y'Imana akora. Aya abantu yaba magufiya ariko ay'Imana si magufiya. Sifa kwa Bwana. Amen. Aya abantu yaba magufiya ariko ay'Imana si magufi. Imana ibwira Mose ngo uraza kubibona ko amaboko yanjye atari magufi. Ngo Mose ejo Imana ibakubita inyama bararya. Ariko nanishatse kuvuga iki? Nashatse kubabwira ngo amaboko y'Imana aracyakora. Kabiri ugutwi kuwiteka ni kwapfuye ngo kunanirwe kumva. Imana tugire neza. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ni iryo kwizerwa, ijambo ryawe ni ukuri. Ijambo ryawe ni amazi amara inyota, n'umutsima utera imbaraga. Ijambo ribeshaho rirazura, ibitariho bikabaho kubera ijambo, ibidafite ishusho bikagira ishusho kubera ijambo. Hallelujah is the name for a big consequence. Ibitari bifite ubuzima bikagira ubuzima, ibitagendaga bikagenda bikamovinga kubera ijambo. Ijambo yavuze ngo dore ukuboko kwawe ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza. Heloma sefelo bivuze ngo uracyakora. Uduteze amatwi uyu mugabo, uyu mubyeyi, uyu musore, uyu mukobwa, turasabye kugira ngo ayo maboko yawe amugereho. Abari mu bitaro amaboko yawe abagereho. Abari bihebye amaboko yawe abagereho. Byari byarananiranye amaboko yawe arabishoboye. Ndabona uyu muntu ufite impapuro zo kwa dogiteri kwa muganga. Sheredron amaboko yawe aracakiza. Amwe yakijije wa murwayi ku kidendezi, amwe yakijije haleluya wa mugore wari mu mugongo abimara imyaka 12. N'uyu munsi aracyakora, amaboko yawe aracyakora. Yesu mugirire neza, wiheshe icyubahiro. Urakoze Mwami, turagushimiye kubwira ijambo kandi ndizeye kukozemo imirimo ikomeye, abantu bakazabona imbaraga zawe. Urakoze kugize neza, tubishimiye Imana mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Amen. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Bakunzi b'Umuhamya TV, reka tubashimire cyane. Dushimiye abakozi b'Imana Janvier, Solange, babonye amaboko y'Imana, amatwi y'Imana yarabumvishe. Imana ihabwa icyubahiro. Dusenga Imana ivuga. Niyo mpamvu bamuhaye icyumwero, undi nawe aravuga ati uzanshobora. Ariko turashimira Imana yuko umwe ni umudamu ufite umugabo n'abana kandi ni n'umukozi w'Imana. Na Janvier nawe nuko ni umupapa, umugabo ufite umudamu n'abana. Biragaragara ko Imana ifite amaboko aruta y'abantu. Nawe dukurikiye ku Muhamya TV, amaboko y'Imana kugeraho mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Reka tubashimire ku Muhamya TV, niko twabasezeranije muzajya mubonaho abakozi b'Imana bafite ijambo ry'Imana, bafite ubuhamya, n'abagabo bo guhamya iby'Imana yakoze. Imana ibaho umugisha mwinshi. Reka tubashimire cyane kandi tugusabe gukomeza gukurikirana ku Muhamya TV. Shobora gukomeza bakanda kukazogera gatukura, tujye tubivuga no mu Kinyarwanda kugira ngo benshi babyumve, hanyuma kugira ngo ujye ukomeze kurikirane inyigisho zose, ibiganiro byose bitambuka. Kandi ushobora no gukora like cyangwa se ugasharinga n'abandi kugira ngo bajye bakurikirana izi nyigisho. Duhe comment, duhe icyo ushaka kutubwira. Imana ibaho umugisha. Abakozi Imana babasanga hehe? Nimero yanjye ni 07 82 62 8 5 01. Yesu abaho umugisha. Sora bagucanga he wowe? Nimero yanjye ni 07 82 72 20. Imana ibaho umugisha. Gutanga nimero nta kari kindi nukugira ngo nimba mukenera abakozi b'Imana namwe babasabire ukuboko kw'Imana kwiza kubana namwe. Murakoze, mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu umusesenguzi mukunda Emi. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.